Sawa narebe reka senge ndi kumva hari abagiye kuva mu mwuka. Mana igira neza, Mana irengera amatafu n'amagenge, Mana urengera ibisambo, urengera abarozi Imana n'abapfakazi, nongeye gushima twabanye natwe ukaturinda, none ukaba uduhaye ibyo kurya, izina ryawe rishyirwe hejuru. Reka nizere ko kwa Tom babibonye, kubera ko Tom agira umururumba nk'uwa papa, ariko nyine Mana nawe ndagushimiye ko uraza kubibaha, kandi niba tugiye kurya uze kudutera imbaraga mwami Imana. Papa ndi kubona afite ikibazo cy'umururumba ukabije, ari kusengesha ku mbaraga, ariko umugereho mwami Imana, umugabanyirije inzara, nushake mwami Imana umuhe nko kwiyiriza icyumweru cyose atabona ibi biryo, nibwo yashyira ubwenge ku gihe. Rero Mana Mukaritasi wa gicucu wa kigoryi, we uri gusenga cyangwa uri gucyurira so, uzi ko nakubyahisha uretse mu kanya ndaza kukwereka isengesho nirirangira. Nyagasani umubyeyi udukunda, ibyo tuvuga byose tubihabwa na mwuka wera. Mwami Imana iri sengesho nasengaga ababyeyi banjye bararyumvise, mvuze ukuri ko papa afite umururumba, none bitangije umwuka mubi mu rugo na mama bijemo. Mwami Imana ndakeka kuri kubyumva ko ndi hagati y'abanzi nk'ururimi, ndi mu mazi abira nk'ifi. Iri sengesho nirirangira riko ndisanga mu bitaro, ariko mwami Imana mu kanya kari buze nibwo ngiye gupfa, ndagira ngo unyeze ibyaha byanjye, basi nzagera iwawe amahoro. Papa azajya ajya ibyo nari kuzajya ahage, none n'iteka ryose, amen. Diga o que, Satã?